umugisha Imana itanga nukomeze kubana nawe, kandi ni ukuri umugisha w'Imana ubane nawe. Byo kukubwira ko abanyamasengesho cyangwa se gusenga bijya bikiza amakuba n'ibyago, bikiza inzara, bikiza urupfu. Gusenga bizana agakiza. Tuvuga ko gusenga bizana ubuzima, bizana agakiza. Reka dusome mu Bami ba kabiri, igitabo cya kabiri cyo mu gice cya 7. Murutohera ku murongo wa 5. Avuga ngo mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangira basanga nta muntu rurimo. Umva 6 niho nshaka. Ngo kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi n'indogobe zabo uko urugero rwabo rwakabaye, barahunga ngo badashira. Barahunga ngo badashira. 15. Ngo nuko barazikurikira barinda bagera kuri Yorodani, basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abasiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa ziragaruka zibibwira umwami, nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeli imwe, indengo 2 za seyiri zigurwa shekeli imwe, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Amen. Ndi kukubwira ko gusenga bitanga bizana agakiza ahantu hari urupfu. Ejo twaganiye ku buryo muri Israel inzara yari yateye, Elisa bakanamutumaho ko agiye gupfa, ariko nabo batumaho abandi makuru y'ijambo ry'Imana. Ntabwire ko ntago umwanya ufite ari uwo kujya muri mpangara ngo uhangare n'ababisha bawe. Ntago umwanya Imana yaguhaye ari uwo kwirirwa utukana n'ababisha bawe, aho ugomba kubasubirisha ijambo ry'Imana. Umwami yaravuze ngo uko Uwiteka ibi byago bimuturutseho wowe Elisa uracyamwiringiramo iki? Aravuga ngo wowe ibyo bintu uri kuvuga uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo za seyiri zagura shekeli imwe. Babonaga bitakunda, batazi naho byacu, kuko nta butabazi babonaga, nta maboko babonaga ari buze kubatabara. Mbese bari barahebeye urwaje, bari banashonje, ntibari bagishoboye kurwana. Ariko ngo muri iryo joro Elisa yahanuriyemo, ngo Uwiteka yumvishije ingabo z'Abisirayeli z'Abasiriya, sinzi niba yarazicurangiye, sinzi uko Imana yabigenje, ngo ariko zumvishe igihiriri cy'amagare n'amafarashi. Hari abantu bajya babeshya ngo ni imirindi y'ababembe, no, ahubwo Uwiteka ubwe yagiye mu matwi y'ingabo z'Abasiriya zose, gazumvisha igihiriri cy'amagare n'amafarashi batari barigeze bumva. Baraje bavuga ngo nimuhaguruke turapfuye. Bavuga ngo umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'Abegiputa ngo badutere, nimuhaguruke duhunge, turapfuye turapfuye turapfuye. Barahunga bidakozwe n'ubufasha bw'abandi bantu, bidakozwe n'ubufasha bw'Abisirayeli. Nta yandi maboko yigeze abikora uretse amaboko y'Imana yonyine. Isashimwe. Ndagira ngo mvugane nawe uvuga ngo nta muntu mfite, ngo nta afande tuziranye, nta muntu tuziranye ukora muri kiriya kigo uzamvuganira. Umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ndagira ngo mvugane nawe wavugaga ngo nta muntu ufite, ngo nta bantu bakomeye muziranye. Imana muziranye irakomeye kurusha bariya bantu, kandi ishoboye kwirwanira intambara yonyine idakeneye amaboko y'abandi. Imana kino gitero cyari cyarananiye ingabo z'Abisirayeli zifite imyitozo zibihemberwa,
Imana yabikoze yonyine, kandi runo rusaku rw'ibihiriri by'amafurashi yumvishije Abasiriya rukabatera ubwoba, Abisirayeli ntibigeze barwumva. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ishoboye gutera ubwoba ibintu byari biguhagurukiye, ukabishaka ukabibura kandi byari bihari. Ijambo ryaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umukene no gusuhuza umutima k'umunyamubabaro, none ubu ndahaguruka ndashyira mu mahoro abo bacurira ingoni. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mubwire ko Imana irinda ijambo ryayo. Ejo twavuze ko gusenga bitanga amakuru y'ihumure. Aya makuru Elisa yatanze, Imana yarayakurikiranye. Ngo izi ngabo z'Abasiriya zari zifite sitoke y'ibiryo, zari zararunze ibiryo byinshi. Hanyuma ngo ababembe ngo babona bishwe n'inzara, bavuga ngo nitujya mu murwa n'ubundi byose n'ubu. Uravuga ngo rero tujye gukeza bariya basirikare b'Abasiriya, niba natwica byose n'ugupfa. Ngo bagezeyo ngo binjira mu ihema rya mbere, ngo ntibasanga uwo babona, bagira uwo babona, ngo baririra. Ngo bagezeho bajya kubibwira ibwami. Ngo umwami arashidikanya, aravuga ngo baduciye igico, babonye ko turembye. Ariko umwe mu bantu baravuga ngo reka njyane amafurashi 5 mbakurikire ndebe. Ngo aragenda agasanga bagiye bateshwa ibintu n'ihubi. Imana ntabwo yabumvishije urusaku gusa, ahubwo yabashyizeho pressure, yabashyizeho igitutu, irabakangara bariruka, bagenda bata ibintu bumva hari imbaraga zibari inyuma. Ndagira ngo mbwire ko Imana irahari kugira ngo igukangarire ibintu byari biguhagurukiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ubwire ko nubwo udafite amaboko yo kuburana n'uriya muntu muri kuburana, reka Imana izikuburanire. Yabubwire ko nubwo udafite uburyo bwo kwivuza iyo ndwara ikubayeho karande, reka Imana izigukangarire. Reka nkubwire ko nubwo wagize intege nke uhora ugwa mu byaha, ariko Imana iraje bikangare nuyemerera mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi ngo nk'uko Imana yari yabivuze, ngo abantu barasohotse mu murwa baranyaga ngo bituma ibiciro bimanuka bijya hasi cyane, ntibyari bifite n'ubigura kuko abantu bose bari banyaze. Ngo wa musirikare rero ngo yarasohotse ngo ajya gutangira abantu bisonzeye ngo bamwuririyeho ngo arabireba, ariko ntiyabirya nk'uko Elisa yabivuze. Ibi bikwigishe ko ugomba kwizera. Niba Imana ikubwiye ko izagukorera ibintu, wizanamo logike, umenye ko ibintu Imana ivuze iranabikora mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga n'Imana. Nje kukubwira ko gusenga bikuraho urupfu. Abantu bari batangiye kwicwa n'inzara. Gusenga byirukana inzara. Iyo nzara yabaye akarande wawe, senga itumuke igende. Ubukene bw'akarande, bano bantu bari bagiye kurimburwa bagapfa bashonje barimbuwe, ariko ijambo ry'umuhanuzi ryabakuyeho uwo muvumo mu izina rya Yesu. Ndagira rero ngo ufate umwanya usenge. Ntabwo ukeneye Elisa, nawe ubwawe wahamagara Imana ikavugana nawe. Ibintu biguteye ubwoba, ubuze uko ubigenza, urashobewe, wagiye gutakira abantu uzi ngo uri kubatakira nabo usanga bambaye ibigunira, abantu babuze umusada wo kuguha, kandi koko batagutabaye nta wundi wagutabara. Ariko none uyu munsi, haleluya, ndagira ngo mvugane nawe. Haguruka uburane uburenganzira bwawe, haguruka usenga Imana igukangarira ibyo bintu bive mu nzira zawe, kuko Imana bino bintu irabishoboye. Reka dusengane. Ariko mbere yuko dusengana, Elisa mbere yuko avuga ibi bintu, Imana ikabimuvugiramo kandi ikanabikora. Elisa yakoranaga n'Imana, yari umukiranutsi w'Imana, ntabwo yari babahanuzi b'abatekamitwe, ntabwo rero nawe ndagira ngo nkubwire ko niba ushaka ko Imana igukuriraho biriya bintu biteye ubwoba, urupfu, inzara, amatiku, ibyaha byakurembeje, emerera Imana ikorere muri we, ibintu bizagenda neza. Ngaho reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuri Imana yumva. Muri byo yaravuze ngo usiganirwaho Yesu ari yicaye agutegereje, aravuga ngo niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Sengeye umwene data wari uri mu bihe bitamworoheye, mu buzima butamworoheye, mu bigeragezo bimubanye byinshi, ibyaha nabyo byamubanye byinshi, ariko twasanze ko gusenga bijya bitanga agakiza,
bikirukana urupfu, bikirukana inzara, bikirukana ibintu bibi byose. Ngaho reka rero imbaraga zawe zigaze, Umwuka Wera akora ibintu bishya mu izina rya Yesu.